birahagije tubivemo bagenzi banjye amaherezo y'ibingibi byatugeza gihenomu hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga icyaha cyaratwanduje gutandukanya ikizira n'ikitazira byatubereye ihurizo twemerere Yesu ature mu mitima yacu nitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare ese kubuyangamugayo bukomeje kuba ingume amaherezo y'ibingibi azaba yahe nshuti guhemukirana bya hato na hato ubu byageze no mu bitwa abana b'Imana ariko nubwo ubunyangamugayo bugenda bukende isi iracyafite abantu b'inyangamugayo urukungu nubwo rukishe mu masaka ariko vuba cyane bizamenyekana birahagije tubivemo bagenzi banjye amaherezo y'ibingibi byatugeza gihenomu hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga icyaha cyaratwanduje gutandukanya ikizira n'ikitazira byatubereye ihurizo twemerere Yesu ature mu mitima yacu nitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare reka tuganire ku ndirimbo yanyu nshyashya birahagije kuki mwayikoze uko mwayikoze tugiye gutekereza kuyikora uko twayikoze nuko twatekereje ku bintu byinshi byaranze korari cyangwa se amateka cyangwa se n'abantu rusange mu buzima tugasanga ko ahari kuba twabwira abantu ngo birahagije ari umuti ari insinzi kuri buri wese wazumva iyi ndirimbo numva aricyo cya mbere kuba twarayikoze uko twayikoze rero nabwo mu by'ukuri twahisemo iyi ndirimbo kuyikora mu buryo butandukanye n'uburyo twari dusanzwe tuyikora kubera ko hari impamvu nyinshi korari mu buzima iba ikeneye iterambere cyangwa se no kugira urwego iva ikagira urundi ijyaho mu by'ukuri ntabwo twari tumenyereye gukora indirimbo mu buryo buri full live ariko twararebye tubona bitewe n'iyo message indirimbo ifite ikomeye imessage ikomeye dusanga ni ngombwa ko igomba gucurangwa ingoma drum kwazo gita z'uburyo bwose ndetse tukagerageza uburyo bwose ku buryo nibura haboneka innovation aho twari turi n'uburyo twifuza ko imera ndumva ariyo mpamvu ninde wakora iyo ndirimbo indirimbo igitekerezo cyavuye he ubwo twagiye mu myandikire igitekerezo cyavuye kuri twe nka korari ndetse ndabyibuka kijya kuboneka twari turi mu nama rusange turi kuganira umugabo umwe muri twe mambure wacu umuyobozi mukuru cyangwa se chairman aratubwira ngo ariko birahagije twumva bigiye kuba ikintu twumva twese kidukoze ku mutima donc mwari muri mu biganiro mu nama turi mu biganiro ababwira kantu ahita avuga yes of course nkuko twaba turi kuganira gutya ati birahagije birahagije buri wese atangiye ati birahagije undi ati birahagije gahinduka imvugo ushobora kubwira mugenzi wawe wama muri mutuntu runaka ati birahagije so duhita rero dutekereza kuba twakwandika mu iyo ndirimbo nuko iyi ndirimbo igitekerezo cyaje duhita tuyizamura ubu ni indirimbo iriho kandi wumva ifite message nziza yubaka urumva iyo tubwiriza abandi natwe turibwiriza mu bantu rero muri iyo ndirimbo hari igice kivuga ngo hari ibyaha twita bitoye to umuntu akumva ko kurakara ntacyo bitwaye ukumva ko kuguza umuntu ntumwishyure kumva ko ibyo ari bisanzwe
hari ibyaha twita bitoye, gutukana ukumva ko ari ibintu bisanzwe, kubeshya umuntu ngo ngeze aha kandi umubeshye. Hari ibyaha twita bitoya natwe tuba twibwiriza ngo birahagije, kandi ibyo byose Imana ibyanga urunuka, bituma no muri sosiyete havuka ikibazo. Rero iyo message twashatse kuyigeza ku bakunzi bacu n'abakurikirana ibihangano byacu, ariko natwe twibwira ngo birahagije. Dusaba Imana kugira ngo iduhundire amateka. Amen. Mwashaka ko abumva indirimbo birahagije basigane iki mu ntekerezo zabo? Of course Perezida amaze no kubivugaho gatoya, ni ukuvuga ngo twebwe twumva birahagije byatangiye turi ari nka siroga cyangwa se joke nkuko bavuze icyuzi. turi noneho buriya turangije ariko dutekereza kure, ariko ubundi mu muryango iri hanze hirya no hino hatuzengurutse, birahagije, ijambo birahagije yabafasha iki? Dusanga koko birahagije. Benshi hari ibintu tubamo no mu buzima busanzwe, tureke n'ibi by'ibyaha, tureke n'iki, ushobora kuba warayobye mu kintu runaka, cyangwa se uri mu nzira runaka wibeshya ko ariyo nzira ifite iterambere kuri wowe, ariko bikagera kuri iherezo ukavuga uti birahagije, naragerageje bihagije, aho bigeze reka niyambaze Imana. Ikindi ndetse birahagije kuko Bibiliya ubwayo iravuga ngo urukungu n'amasaka mureke bikurane, ariko ku iherezo bizamenyekana uriwe nyirizina. Rero birahagije kugira ngo iyi birahagije ifite ikintu gikomeye cyane, ifite ikintu isobanura kinini, kuko nshobora kuba mu mutima wanjye nta n'undi uzi ko ibyo byaha mbikora, nta n'undi uzi ko icyo, ariko njyewe n'Imana namara kubona ibihe birenze, rero nkavuga ngo oya, ariko aho ngeze noneho birahagije. Twumvise rero twaha message abanyarwanda bose, abantu bo mu isi hose bazabasha kumva ino ndirimbo, bakavuga ngo ndetse wowe isuzume mu mutima wawe uhagaze uti, ese koko ntiwavuga ijambo ryitwa birahagije, ugahindukira ugasanga Imana, nimba wari uri kuyoba, nimba wari guta umurongo mu muryango, nimba wari guta umurongo muri sosiyete, nimba wari ukavuga uti birahagije, nanjye nkwiriye kugenda nk'uko bikwiriye umuntu muzima cyangwa umuntu ukwiriye indangagaciro z'umuntu. Nuko nguko mu by'ukuri uyu munsi wa none ni izihe mvune zigaragara cyangwa se zitagaragara abahanzi, abaririmbyi, by'umwihariko abakurikiye Yesu muhura nazo? Imvune zo mu by'ukuri ni nyinshi, ariko reka mbanze ntangire kuri aka kavuga ngo Imana idufasha kuba za mvune cyangwa bya byuya tubirebera muri cya kindi twabonye, Imana ikaduhumuriza. Imvune zo ni nyinshi, kuko nk'ubu urugero mudusanze hano, mu by'ukuri twavuye mu rugo mu gitondo, twasize imiryango, twasize iki, tugiye muri, twaririmbye, tuvuye kuririmba, dusanze bidahagije, duhita tuvuga ngo reka noneho dukore practice. Mu by'ukuri izo zose ubwazo ni imvune, ariko hari n'izindi mvune zitagaragara nk'uko wabivuze. Tuza kuri stage tukaririmba, bakumva uburyohe bw'amajwi, bakumva ubwiza bw'ibiri gusohoka, bakareba uniform nziza twambaye, bakabona amasura arasa neza arakeye, ariko ibyo byose ni imvune tuba twagize mu gikari, hahandi dutunganyiriza ibyacu, nazo ubwazo ni imvune tuba twahuye nazo. Ikindi navuga mu bijyanye n'ubushobozi, nabwo habamo imvune, kuko twikoraho ku mitungo yacu. Ntago uyu muryango w'abakurikiye Yesu cyangwa sosiyete turimo y'abakurikiye Yesu ntago ari umuryango uharanira inyungu. Mu by'ukuri twebwe twese turikoranya, tugashyira hamwe, tukazana ibyo dufite imitungo yacu, kugira ngo tubashe kugira iryo terambere. Iyo ndirimbo turi kuganiraho yitwa birahagije, ntago iba yakozwe ku busa, tuba twishyize hamwe tugakusanya amafaranga. Izo zose ni imvune. Hari uwigeze aririmba ngo imvune z'abahanzi. Imvune z'abahanzi rero zituruka muri ibyo byose, ngiye mvuga gake gake, wenda nibyo ntagezaho amaso, bagenzi banjye banyunganira, ariko muri rusange mu by'ukuri imvune ni nyinshi, haba kwikora ku mutungo, haba gutanga umwanya wacu, haba kuririmba, mbese ibyo byose ni imvune tugenda tugira mu buryo runaka, ariko ntago biduca intege, kuko Imana ibituri hafi kandi ikatwunganira muri byose. Birahagije tubivemo bagenzi banjye, amaherezo y'ibi ngibi byatugeza Gehinomu.
hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha cyaratwanduje gutandukanya ikizira n'ikitazira byatubereye ihurizo. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, nitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare. ese ko ubunyangamugayo bukomeje kuba ingume, amaherezo y'ibi ngibi azaba yahe nshuti? Guhemukirana bya hato na hato ubu byageze no mu bitwa abana b'Imana, ariko nubwo ubunyangamugayo bugenda bukendera, isi iracyafite abantu b'inyangamugayo. Urukungu nubwo rukishe mu masaka, ariko vuba cyane bizamenyekana. Birahagije tubivemo bagenzi banjye, amaherezo y'ibi ngibi byatugeza Gehinomu. Hari ibyaha twise bitoya twumva ko ntacyo bitwaye ariko biteje akaga. Icyaha cyaratwanduje gutandukanya ikizira n'ikitazira byatubereye ihurizo. Twemerere Yesu ature mu mitima yacu, nitwubake ku musenyi ahubwo twubake ku rutare.